umwana aca mu maboko menshi, ariko twebwe umudamu usenga icyo akora amasengesho ni covering y'abana. Icya kabiri amasengesho ni garde fou. Amasengesho ni garde fou uko uyu mwana yabivugaga. Icya gatatu twebwe dutanga Farawo kutwigishiriza abana. Kuko ibyo mama wa Mose yigishije Mose byari urufatiro, byari fondation yamuhaye, fondation iri solide. Parce que Bibiliya irambwira ngo mu Baheburayo 11:35 ngo abagore bahabwaga babo bapfushije bazutse. Mfite ubutumwa nshaka kubwira umumama wihebye, kuko iyo umwana yangiritse bizana amakimbirane mu babyeyi. Nkuko Apôtre yabivugaga, nanjye ntari nabitekerejeho ukuntu uriya mudamu yavuze ngo mumushyire nyina. Iyo umwana yangiritse n'uwa nyina, sibyo? Ariko iyo uba mu nzu y'Imana, naho umwana yaba ageze ku rwego rwo gupfa, umwe mu Kinyarwanda bita uwapfuye ahagaze, kuko igihembo cy'ibyaha ni urupfu. Nubwo atari mu nzira yacu, nubwo atari pasiteri, nubwo atagenda nk'uko mbishaka, nuko musunika, ndamubwira Apôtre, cya gihe Mose nyina amujyana kwa mukobwa wa Farawo, I believe yaramubwiye ati ntuzibagirwe ibyo nakubwiye, maze uzajye wibuka usenge, maze uzajye usoma kanditswe kamwe ku munsi. Amina. Yamuhaye impamba. Ikikwereka ko yamuhaye impamba, hano mu Baheburayo nanone muri gice cya 11 Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma Mose amaze gukura atakomeje gushaka kwitwa umwana wo mukobwa wa Farawo, ahubwo ahitamo kujya kurenganywa na bene wabo, kuko atabonye ko ari byiza kuguma mu binezeza by'ibyaha. Twebwe Imana yaduhaye kurema. Hari igihe kubabwira ushobora kumubwira atari mu bihe byo kubwirwa, ushobora kumubwira atari mu bihe byo kumva, noneho ugasanga urwo rugamba ntukirushoboye. Hari ahandi twasobanukiwe hano ku mavi tugenda kujya kubaremera. Twabaremye bwa mbere, ariko icyo kirema, icyo gikorwa cyo kubarema kirakomeza, kuko tubarema buri munsi, tubarema mu masengesho, tubarema muri presence y'Imana, twanga urupfu, kuko twebwe twakiriye ubugingo, nta rupfu ruturimo. Umuntu atanga icyo afite, twebwe dufite ubugingo. Umwuka muri twebwe ngo c'est un esprit vivifiant, ni mwuka utanga ubugingo, ngo kandi wa mwuka wazuye Kristo muri twebwe, ngo uba muri twebwe, ngo ubasha kuzura na bya bindi. Nta kibazo umwana aho ageze, nta rupfu ruri mu bana bacu, ntabwo bazapfa. Imana izabazura. Kwa kundi tukomeza kubegereza, kwa kundi ukomeza kubabwira, uhangana n'urupfu rwo mu mwuka w'abana, ukahangana n'urufatika. Ababyaza barahagaze. Bibiliya irambwira, murabizi neza simbitindaho, bamaze kwanga urupfu barahagarara. Ikibazo ni consistency. Tugomba guhozaho, kugira umwete, kandi ikindi tukibuka ko uyu mwana yabivuze, natwe turi abana b'Imana. Imana ntiturebera mu makosa yacu, mu ntege nke zacu. Twige kurebera abana mu rukundo. Numubeba mu urukundo, akavuga ati mama ntajya mpata, mama ntajya nshide, nta kibazo naho yaba ari mu nzira igana mu rupfu, naho waba uri umwana ari muri Nili. Hari inkuge ntoya nyina yamuremeye yashyiraho ubushishi, umunsi umwe wa mwana azarokoka. Nta rupfu ruri mu bacu. Niyo mpamvu icyo duhabwa kuva ku Mana, ntabwo tubasha gufata abana bacu ngo tubasunike ku ngufu, ariko dutanga Farawo kubigisha, tukabashyiriraho urufatiro. Ikindi, naho wamunaga muri Nili, harimo inzoka, harimo crocodiles, harimo bya bindi byose, ariko hari n'Imana irinda. Ya Mana ukorera na ya masengesho amubera couverture. Noneho ukamushyira muri Yesu, kuko ni Yesu wamuguhaye, kandi niwe umufitiyeho umugambi. Wowe umera nka guide, ukandi ukamugaruza urukundo, bigatuma umwana ahura n'Imana. Uhora umwenyegeza, mbyite gutyo Apôtre, uhora umwenyegeza.
umwenyegeza imbere y'Imana. Kandi icyo Imana iyo uyegera gutyo, ukorera Imana gutyo, nukuri Imana iguha ubwenge ukamenya uko uyakunda kubwirwa. Hari naho twagiye dukora amakosa, Apostle sinatinya kubivuga, tunabapereka ku ngufu tukabapushinga, ariko ukageraho Imana ikaguha ubwenge, ukabasha kumenya kumuyobora, utamuhata, utamutota, ukabimukundisha, kandi umwereye imbuto, kandi uzi neza yuko ibirimo ibindi bya bindi. Wenda ndangirize kuri aka kantu, Apostle. Umwana nubwo njyewe nka nyina w'umushumba mufiteho kulayinga foundation, ibuka ko umwana aca mu maboko y'abantu benshi, ariko cya kindi wamuhaye, umva Mose yaciye mu maboko ya nyina umudamu. Haza kwanza habanje ababyaza, nibo babanje bazikumira rwa rupfu, sibyo? Hakurikiraho nyina, amezi 3 amuhishe, amasengesho y'umwana azamuyobora. Ariko Apostle natekereje ku masengesho y'umwana y'umubyeyi atuma uruhinja ruceceka ntirurire, kugira ngo abatagomba kumwumva be kumwumva. Kandi ya masengesho akagaruka agatuma umwana arira mu gihe cya faveri, amarira arimo igikundiro mbere y'umukobwa wa Farawo. Ni kwa guherekeza umwana uhora winjiza imbere y'Imana, kuramushorera kugeza ubwo rwa rupfu rumuvamo, bwa bugingo wagiye umushyiramo, wa mwuka akazageraho ubwe akamwiyoborera. Ntabwo turi abapolisi, ahubwo turi iki? Turabarinzi, kandi icyo Imana yaduhaye nicyo duha abana bacu, tukazagororerwa. Bababyaza ngo kuko bubashye Imana yabahaye urubyaro, babe imiryango. Iryo jambo ritekerezeho. Uyu mama wa Mose yahawe igihembo cyo kugumayo, cyo guhisha, cyo gutwikira, cyo gutinyuka. Ababyaza, nyina, Miriyamu, umukobwa wa Farawo, uwa 5 Zipora umugore we. Nukuvuga ngo ugomba gutangira kumutoza, kandi ukamutoza kugira amahoro no gutuza no guhitamo neza, ukamwigisha ko agomba kwihitiramo. Wowe ukaburaho tu behind the scene, wenyegeza. Yesu umugisha. Urakoze cyane Pastor Lili. Icyo kintu ushorejeho cyo guherekeza, wenyegeza, uri inyuma ari kumusunika kumwereka icyerekezo, numvishemo ikibazo numva nifuza kubaza umushumba wacu. Apôtre, ni gute umubyeyi uri mu ihema w'umushumba yayobora, yaherekeza umwana ahantu akwiye kurererwa mu mwuka? Tureke nk'uko umuhitiramo ishuri yigamo, nk'uko umuhitiramo ibintu bitandukanye, ariko noneho umwana arashaka, Imana iramuhamagarira kuyikorera cyangwa kwigishwa n'Imana mu mwuka, ariko ahantu wenda hatandukanye n'aho Imana yaguhamagariye, kuko birashoboka bitewe na mission y'Imana ku buzima bw'uwo mwana. Ni gute umubyeyi, kuko tujya tubibona umwana yakizwa, yajya mu yindi torero akabipfa n'ababyeyi, yangiritse kandi mu by'ukuri ntiyaguye, ahubwo kuko Imana yamuhamagariye ahandi hantu. Ni gute watubwira umuntu yayobora umwana ahantu hazima kwiye kwigira mu buryo bw'umwuka, wenda hadahuje naho wowe uri nk'umubyeyi, ariko ni gute wamugayidinga, wamwerekeza ahantu hakwiriye, wamuherekeza kugera ahantu Imana imushaka kurererwa? Iyo tujya gusenga, na Pastor Lili yabivuze, kuko dufite abana wenda bari mu kibigero bitandukanye, bimwe twabatwaraga muri Sunday school tukabajyana, ariko hari ahantu umwana agera kubera gushaka kudevelopa, kwiga noneho kwishakishiriza. Iki gihe cyo kwishakishiriza urabizi ko na Yesu yakinyuzemo. Bibiliya iratubwira ngo bagiye ngo mu mihango y'Abayudara, ababyeyi be ubwo ni Yosefu na Mariya. Yewe bafata urugendo, nibaza ko Mariya yari yakenyeye rwose bameze neza. Noneho barahaguruka ngo bajya mu mihango. Ikintu kinyereka ko nabo batari bafite ikintu cy'ububyutse bwa hatari, ngo bagiye mu mihango y'Abayuda ngo nkuko byari bisanzwe bimera. Kukantu njya nkibaza, ni routine.
hanyuma bajyana na Yesu ariko urumva ko bubahaga Imana. Bagezeyo sinzi ukuntu bagiye, sinzi vraiment baragiye ngo nyuma sinzi ukuntu bagize barya hashize manza harashize nk'iminsi basanga umwana ntabwo bari kumwe. Baza gusubira kuri tempo aho basize umwana, basanga umwana yibereye hamwe n'abasaza y'abana b'ibyanwa b'abafarisayo, baramupakiza mu ijambo, baramwigisha amategeko. Urabyumva? Niba ngo Yesu kuri iriya myaka yarageze mu myaka yo kugira gute, yo kwishakishiriza. Ariko urumva ko ntabwo ari ya myaka mito cyane, nanone ni nka 12 wenda muri iyo myaka atangiye kwishakishiriza. Jewe sishaka kujya wenda muri témoignage imwe ko mu buryo buri personnel. Nukuri reka nkubwire ni ibintu twagiye duhura nabyo. Dufite nk'abana biga mu mahanga, ashobora kugenda akajya muri Hillsong agasanga niyo church, undi akajya mu yindi, akagira passion. Igikuru nuko uwo mwana amenya Kristo. Igikuru nuko amenya Kristo. Ndibuka jewe mfite nk'umwana ufite local church hanze, ndibuka rimwe yigeze kumbwira atari ko se mama ndohereza icya 10 he, ndamubwira ugiye gukora ibyaha, nta cya 10 giye mfata ko ntabwo ndi mama wawe. But I'm not your pastor now, you have your local church. Genda ujye gutanga icya 10 mu itoro ryawe, kuko ntabwo abana twahamagariye kubishira, twahamagariye kubaha Kristo. Urumva igikuru nuko Kristo yamamara. Hari ukuntu nyine udukura ugashaka kubanabana, ugashaka ngo ingorane zose wagize mu Icyongereza utavuze umwana azakikuvugira mu rusengero, indirimbo utaririmbye ngo azakubere muri korali zikuririmbire. Nari mfite anti wanje muri Gatolika kera twararirimba gukora ari gufashwa gusa nezerewe le fait que turi imbere muri korali binezeza ababyeyi. Ariko igikuru nuko umwana abasha kugira umwanya wa wanderings. Ndibaza ko babyita no kurorongotana, ngo ibara kurorongotana kwanje hariho saison umwana acamo akarorongotana ariko akaza gufatisha. Niba rero nyobora Noble Family Church, hanyuma umwana wanjye akumva ari muri nani adults, ari muri CLA cyangwa se ahandi hantu hose, igikuru nuko menya abashumba bamushumbye itorori arimo, niba ari itorori mu icyerekezo cyo kumenya Kristo, twasabana twagira selile muri famille, ariko sinamubuza kuba mu itorero Imana yamuhamagariye. Ndumva ku bwanjye wenda sinzi. Urakoze cyane Apostle, udusubije neza birumvikanye. Hari ikindi kibazo nifuza kubaza mama Assumpta, nk'umurezi uri mu ihema hanze yo kwigisha science, hanze yo kwigisha imibare, hirya y'ibyo bintu, nk'umubyeyi w'umurezi uri mu ihema, ni iki kintu mwabwira ababyeyi, ni iki mwakora namwe nk'abarezi kugira ngo mu contributing, kugira ngo mutange umusaruro mu byo mwigiye mu ihema? Kuko ibi bintu ntabwo tubyigira mu ihema ngo tubigire ibyacu, ahubwo Imana iguha ibintu kugira ngo uzabihe abandi. Noneho mwebwe Imana platform yabahaye niba ari iy'abana. Ushobora kutabwiriza igiterane gikomeye, ariko igiterane cyawe ukagikorera mu ishuri aho wigishiriza. Ni gute mwabifatanya? Si nkubwiye ngo ugiye gutangira mu gitondo aho kuvuga imibare uzane zaburi, oya, ntabwo ari ibyo mvuga. Ahubwo nk'ibintu twigiye mu ihema, indangagaciro, ni gute mwabifatanya tugatanga ibintu twigira mu ihema muri babana wenda batagira n'amahirwe yo kubyigira ku babyeyi, ko ababyeyi batagera mu ihema? Murakoze. Urakoze cyane, merci. Uko biri kose njyewe personnellement ndi umukristo, mba mu ihema. Tugira rero twe mu mashuri akantu bakita hidden curriculum. Ako kantu ni akanjye, ntabwo ari aka buri muntu wese. Muri classe yanjye nakira abana bafite ababyeyi bo mu ihema, bafite n'abatari abo mu ihema. Iyo rero mbakiriye nkora ku buryo buri ibintu byacu biratemba, ubivana ku mavi bigatemba n'ahandi hose ugiye. Abana bacu baba bafite ako kantu ka ego ugomba guhonda. Ngerera hanini nkahondesha amasengesho. Ibyo gukubita ntabwo mbizi, kuko ni nacyo kintu kinini cyane cyanjyanye muri education. Ntabwo nari kuzaba umurezi, ariko kubera passion nari mfite, numvaga hari contribution yanjye ku mwana w'umunyarwanda. Rero ababyeyi icyo twababwira ni uko kuba uri ku mavi usengera umwana wawe
ni ikintu gikomeye cyane ugomba gushishikarira. Gusa njyewe Assumpta ndarera muri classe yanjye, mba mfite ahantu nzaranda konti. Niba tuvuge ari umwana wawe, ngomba kumuguha afite amanota, ngomba kumuguha afite uburere bwiza, ngomba kumuguha ari holistically a child, umwana ungira na fiere. Hari n'abana badutera n'ishema, ni ukuri babyeyi beza. Hari umwana udutera ishema ukareba rwose Benita, n'ubundi kumwumva ari kuza, ndamwumva akaza nkabona aranejeje tout simplement. Ugira ukuntu namuterura akamuhobera utanabigambiriye. Urumva ni impact y'uwo mwana ufite iwabo bamukuyakuye muri ubwo buryo bwo ku mavi. Ariko icyo nasangiza ababyeyi nuko uwo mwana icya mbere cyo giyewe antera ishema. Ariko icyo tugomba kumenya, kuko ngewe ngomba kuranda konti wawe, ngomba gutanga umwana ufite amanota meza, ufite uburere bwiza, usohotse iwanjye. Ahanini nkunda kubivuga, abana basohoka mu ishuri ryanjye bafite umukono wanjye, abana basohoka mu ishuri ryanjye bafite son yanjye. Uko mvuga niko bavuga, uko nandika niko bandika, uko niko kuri. Ubwo rero icyo twasangiza ababyeyi kuri iyo level ni uko nabo bafite se nyase, hari se wundi nawe bagomba kurandaho konti. Ntabwo ari ukuvuga ngo izakugirira neza, but we have a leader arenze abalida bandi. Ngewe naje umwana waramumpaye beti, namugushyikirije nguyu yagize 70 ngahe na ngahe, ahangaha afite aya naya, yitwara atya narya narya. Uyu mwana ibi nibi, nawe menya ko umunsi umwe ufite uwo mwana kumujyana ku murezi we mukuru wamwiremeye, umuntu wamushepinze, uwamuguhaye. Tu as quelque chose à rendre à lui. Juste ça. Gusa tugomba kumenya ko mama pasteur yabivuze ngo nous sommes des parents par excellence. Umubyeyi c'est un parent par excellence. Akazi ke na akazi gakomeye umubyeyi, birenze no kugira diplome, birenze no kugira ibintu byose. Gusa ukabimenya ko uri umujyanama. Ibuka ko kwa Dawidi ntabwo Dawidi yigeze agira control kuri kwa Tamari, oya yararikuye. Ibuka ko kwa Ana kubera ko mama we yari ku mavi niwe yamenye amakuru. Imana iramubwira ngo never. Urumva mu bana bacu tugomba no kuinvestinga, sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, tugomba gushora. Icyo washoye nicyo ukurayo, nicyo uzasarura. Mama pasteur yabivuze neza, kuko kwa Ana baramubwiye, Imana marayika w'Uwiteka yaramubwiye, biri muri Samuel, yaramubwiye ati abacamanza, yaramubwiye ati dore rero umwana, dore nguyu, sibyo ndamuguhaye, rero ntuzanywe igisindisha, rero ntuzarye ibyo kurya bibi, uzabe healthy kugira ngo umwana wawe azaze, kuko naza azaba ari consecrated, uzabimenye. So nuko rero ababyeyi nyine nabasangiza yuko ku mavi umenya amakuru yose, umenya ngo urumva twe tugira ibyitwa stages of growth and development. Iyo tugiye muri ibyo ngibyo utasenze se amakuru wayakurahe? No, nayo wabona. Ntabwo wamenya ngo azaba umudokiteri, wamujyana mu bwarimu akajya kubaza gukorera yane touristique akazajyayo nyuma. Ababyeyi gusa icyo nabasaba, ntabwo ari twebwe gusa tuzakora, oya, umwana mwafashije mu rugo agera n'iwacu akidistinga. Niwe wa mbere uzana homework, niwe wa mbere uzana amanota meza. Urumva ya mavi afite impact muri angle zose z'ubuzima bw'umwana wawe. Ubwo rero uko kuba ari umushoramari, shora mu mwana byibura, shora nawe irinde ibisindisha, kuko umwana wawe n'umwana wiyeguriye Imana azayikorera. Ni benshi abantu, urumva uwo mwana n'umwana w'umuntu wasenze. Iyo turebye kwa Dawidi ukuntu byagenze birababaza. Iyo turebye kwa Eli Umugore kuri 12 avuga ngo bari ibigoryi, Bibiliya ikatubwira ngo umwana upfapfana ababaza se. Ariko babyeyi beza nkunda, nimwe mbwira cyane, agakoza isoni nyina. Antuka ababyeyi tushore abana bacu mu masengesho, tuzasarura imico myiza. Gusa tuba ku mavi cyane
but baratubwiye ngo they learn by observing. They are deep, keen, curious. Bari curious cyane, bakeneye kumenya. Ntabwo uzaba udasasanga umwana azamenye gusasa. Oya, ntabwo uzaba utukana umwana ntamenye gutukana ko ari bibi. So ababyeyi tumenye ko iyo contribution in prayer, in character, changing the personality of our kids ni by'ingenzi cyane. Voilà, niyo contribution yanjye. Urakoze cyane Assumpta. Wow, turimo kumva ibintu byiza kandi bishimishije biri kutwungura. Ndagira ngo mbaze Keve nk'umuntu warerewe mu ihema, ufite umubyeyi wabaye mu ihema. Wenda nko mu buhamya bwawe bugufi watubwira nk'ibyiza, nk'ikintu cyiza cyakubayeho ukavuga uti uyu ni umusaruro kugira umubyeyi wari mu ihema. Tubikumbuze n'abandi bari hirya no hino bumva umusaruro wo kuba mu ihema nk'ikintu cyiza cyakubayeho. Yego, uvuge kuri papa cyangwa kuri mama, uko umwuka kuyobora ari kuvuge icyiza cyakubayeho cyo kurererwa mu ihema. Amen. Imana igumugisha kandi Imana ihe umugisha abakozi Imana barimo kudusangiza amagambo meza turimo gufashwa. Icyiza cyambayeho kubera kugira umubyeyi uri mu ihema, ndaba direct, ndashima Imana ko nabivuze nkitangira, ndavuga ngo kuba umubyeyi wanjye yari mu ihema byatumye ntahusha umugambi w'Imana yari mfiteho ku buzima bwanjye, kuko hari habuze gato ngo ndawuhushe, hari habuze gato ngo ntakare kabisa. Ariko ndashima Imana ko kubwo gusenga babivuze abakozi b'Imana, iyo usenze umwana wawe ntabwo umwedika kugira ngo abe cyo kimwe nk'umwana w'umuturanyi. Hari icyo Imana ikwereka uwo mwana wawe azaba. Nkuko waba ufite abana 5 ukavuga icyo Beriza azaba sicyo Ale azaba, sicyo Guillaume azaba, ukamenya Imana ikaguha ikabwira Guillaume uko umwedika suko ukwiye kwedika Ale, suko ukwiye kwedika kanaka. So ndashima Imana ko kubw'iyo mpamvu yo kuba mu ihema kwa mama wanjye byatumye asobanukirwa, amenya icyo Imana ishakamwo, aragisengera no mu gihe ntarakimenya. None hagera igihe ntangira kugistepingiraho, hagera igihe nyene nkuko Mose yahuye na Farao, najya hari Farao Imana yampuje nawe. Wenda si Farao, reka mvuge si Farao mubi, ariko Farao mwiza. Haleluya, umurezi wundi. Haleluya, agiye kungiriza. Imana impuza nawe, noneho muri wa muhamagaro wanjye agenda mpumura amaso, ngenda ndinjira. Kuko Imana yari yashize muri jewe ikintu cha leadership muri jewe kuva kera nkiri umwana. Iyo turi mu bintu bitandukanye nafata control. Iyo turi mu bintu byo gutegura ibintu bitandukanye n'abashuti banjye bagasanga babishize jewe, bagasanga ni jewe ndiko coordinating everything. So amaze kubona icyo kintu anyedika muri iyo nzira. Noneho shima Imana ko muri iyo nzira ndumuririmbyi, by the way, ndumuramyi, ndirimbira Imana. So ndibuka, wenda ntavuze amagambo menshi, ndibuka umunsi umwe Imana yankoreye igitangaza kidasanzwe. Ni nacyo nibuka muri uno mwanya, kandi nacyo nzahora nshima Imana, kuko cyari gitangaza cyahinduye umuryango wanjye. Cyari gitangaza cyahinduye, wenda naronse indi support irengeye kugira umubyeyi umwe gusa ari mu ihema. Noneho iyo mvuze umubyeyi umwe ari mu ihema, ni mama wanjye ari mu ihema. Noneho ituma na papa wanjye aza mu marembo. Haleluya. Yari umunsi wa anniversaire yanjye cyangwa se birthday ukuntu bayivuga. Papa wanjye yari umuntu atafite idini, yari umuntu byitwa ngo mu gatolika kubera ko yabyawe n'ababyeyi b'abagatolika. Noneho Ramadani yagera cyangwa se ijuma, sinzi uko babyita biriya by'abisilamu, akambara ikanzu na ntoze na karamuceri, agahita agenda gusari. Noneho byasubira sinzi, wenda agira n'abagenzi b'abatemo de Jehova, tukabona atuzaniye ibitabo ngo we ariko avuga iby'abatemo. None kuvuga yarari gutya, yari nk'imbendera irimo guhungabana, atafite umusimamo nkuko babivuga Abaswahili. Ariko ndashima Imana ko yari igihe ciwe,
kandi rero imana igitungurana burya twibaza ngo abantu bakizwa mu itorero gusa, ariko hari akantu tu imana ikora kugira ngo ikwereke yuko it's not about you, it's planning when this person should get saved. Muri iyo birthday yanjye rero kugira ngo ntavuga amagambo menshi, nararirimbye, yumvaga ko ndumuririmbyi, yumvaga ko ngenda kuramya Imana, akabyumvana ahantu ntigeze yumva na rimwe ndirimba aba mu rugo canke hehe. Uwo munsi rero nararirimbye muri birthday yanjye bisanzwe gusa, nta nubwo nari mbifite mu migambi yuko hari ikimana iri bukore through my singing. Ariko nkisoza yafashe ijambo aravuga ati nge ngira umuhe impano Kevin kuri uno munsi. Iyo tuvuze impano ubona wenda wibaza ko yari kumwa n'imodoka cyangwa se avuze ndi ngoma mwinka cyangwa ngo mbamuhe ikintu icyo ari cyo cyose kiri mu bifadika. Ariko nshima Imana ko yarengeye ibifadika, ambwira ngo Imana muhaye Kevin nuko ngiye gukurikira Imana yiwe. Ibaze meje kuririmba muri birthday, sinzi wenda nimba yafashe ifana cyangwa yari yafashe, kuko we ntiyari yimiriwe gufata ibyo ari byo byose, yari bifataga. Sinzi ibyo yari yafashe, ariko numva gusa afashe ijambo numva ngo afashe ijambo ngo ngiye ngo ndabaye impressionné, sinari nzi ko umwana wanjye afite impano imeze gutyo. Kumbe it was not only singing, hari ikimana yarimo gukora. There was something beyond singing cyamutushije muri we, kuko kuririmba abantu benshi bararimba, kuririmba ni ibintu bisanzwe, ariko hari ikindi kintu cyari kiri beyond that. So kubera icyo gihe papa wanjye arakizwa, hari abashumbaho baramwatuza, hama noneho ari mu marembo, ni mu protokole, kandi ejo bundi tuzabona wenda abaye umupasitori, ntawe ubizi, ariko icyo nzi cyo ari mu maboko meza, arimo gukorera Imana, kandi ni umuntu ajyama na Bibiliya, asoma ijambo ry'Imana, kandi ubona ko afite inyota yo gushaka Kristo, kumenya Kristo, kumenya ya Mana, kandi urabona ko afitanye ubusabane. Imana iduhe umugisha. Urakoze cyane Keve kubw'ubuhamya bwiza udusangije. Ibi rero ni ukugira ngo tubwire n'ababyeyi, ushaka kuba uri mu ihema umubyeyi ataraba mu marembo, cyangwa uri mu marembo umumama ataraba mu ihema. Komeza urerere wowe mu irembo cyangwa urerere mu ihema, uwo mwana ashobora kuzaba imbuto y'ibintu byinshi urimo gusengera, ashobora kuzatanga umusaruro mu bintu wowe utashobora gukora, ariko Imana ikazabimukoresha ikakugeza ahantu wifuza kuzagera. Ngira ngo mbere yuko dusoza nakire umushumba wacu adusoreze, agire icyo abwira abantu bose badukurikiye. Yesu aguhe umugisha. Numvise hari akantu ushaka kubwira wenda nk'abana, parce que abana bari mu nzego zitandukanye, abana bari kutwumva. Hari igihe dushobora kuvuga ngo abana baragorana, ariko hariho abana bahura n'ingorane z'ababyeyi batari beza. Numvaga nshaka kubwira abo bana ngo hari uwitwa Yonatani yabaga mu nzu ya Sawuli, yari se rwose yabaye umwami, ariko iyo urebye ukuntu se yajyaga ashaka kugambira kwica inshuti ye yitwaga Dawidi, Yonatani akareba ubwo bugome bwa se. Ariko ikintu kintangaza ni ukuntu Yonatani yabaye mwiza mu nzu ya Sawuli. Bivuga ngo ushobora kuba uri mu nzu itari nziza, ariko ukubaha Imana kandi ugakora ibintu byubahisha Imana. Uwo ni Yonatani, nta mwanya uhari wo kubivuga, ariko yari umuhungu udasanzwe mwiza, ku buryo igihe kimwe ngo intwaro zarabuze muri Isirayeli, abantu bose barazibura, ngo isigarana Yonatani na se gusa niwe wari usigaranye intwaro. Nawe aho uri umujene, ushobora kuba gose utavuga ngo wenda uratunganye cyane, ariko ugerageza, ariko ukabona ababyeyi bawe ntawe uri mu ihema, ntawe uri mu marembo, ukibaza ngo byagenda gute. Nyamara Imana ishobora guhera muri wowe igatera ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe, famiye yawe igahinduka. Ni benshi bavuze kuri Mose, yari mu rugo rwa Farawo, ariko Imana yapermise yuko kwa Farawo baha akazi nyina. Miriam akaba umukomisiyoneri, niwe washakiye akazi nyina kwa Farawo, ariko uko arya ifiriti zo kwa Farawo ntabwo yonkaga amashereka ya Farawo, ntabwo yigeze yonka amashereka yo kwa Farawo. Yonswaga na nyina kitwa umuyaya, ariko mu by'ukuri yari umubyeyi we. Igihe kiragira rero ya mashereka aranga niyo yatumye agira ishaka ryo kwica umunyegiputa, tuzabivuga ubutaha. Aba umwana udasanzwe, aza no kuba leader ukomeye cyane. Nawe rero komera aho waba uri hose, sinzi ibiri mu muryango wawe, ariko wahaguruka, wakizwa, wabasengera, bakaba ababyeyi bahesha Imana icyubahiro. Imana ikomeze kubagira neza. Turashimira abakozi b'Imana turi kumwe. Pastor wakoze cyane kutuganiriza ku mubyeyi urimo ubumana mu buryo bw'uburerere bwo kurera, n'abandi bakozi b'Imana duturi kumwe, na Betty watuyoboye neza. Murakoze cyane namwe, ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe, imbabazi z'Imana ziduherekeze mu izina rya Yesu. Amen.